Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje, mbahaye ikaze. Amazina ni Urinzwenimana Faustin. Muri ino gahunda ya soma Bibiliya nakubwiye dukoresha Bibiliya eshatu: Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ndetse na Bibiliya y'icyongereza yitwa Holy Bible King James Version. Uyu munsi duhereye muri Bibiliya ntagatifu. Matayo igice cya 2 umurongo wa 3. Umwami Herodi abyumvise akuka umutima we na Yeruzalemu yose. Umwami Herodi yumvishe ko umwami yavutse akuka umutima ndetse n'ab'i Yeruzalemu bose. Muri Bibiliya yera, umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yeruzalemu bose. Then the Holy Bible King James Version, Matthew chapter 2 verse 3. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. I invite you to do subscribe, share, like and comments. Nakurarikiraho gukora subscribe, share ndetse wagira n'ikibazo ukandika muri comment. Rero ahangaha i Yerusalemu habaga ishyanga ry'Abisiraheli, hakaba n'Abayuda muri rusange. Hanyuma rero uno mwami Herodi twabonye ko mu gice cya 2 ku murongo wa 1 yohereje abanyabwenge kugira ngo bajye kureba Yesu, ariko ahangaha ku murongo wa 3 turi kubona ari Herode ndetse n'ab'i Yerusalemu ariryo shyanga Yesu yagombaga kuvukiramo, bose barakutse umutima. Nkurarikiraho gukora subscribe ndetse waba ufite inyunganizi ugashyira muri comment. Mbifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana, Uwiteka abahire.